murumva ayo mashyi. Okay, murakoze. Amazina yanjye bayita TJ, nkaba ndo umuhanzi ibisanzwe nyine nkaba nigisha no kubyina iri tsinda rya Durable Dance. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Turabashuhuje mwebwe muri mu mahanga irwota amasimbi niho tuvuga. Ndabizi neza ko mudukurikira kandi ukaba warakoze subscribe. Ni ibintu by'umugisha cyane n'agaciro gakomeye hano ku Mwana TV kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bibageraho neza. Ndizera ko abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda mwese mumeze neza kandi abatameze neza ejo buzacyana ayandi. Uyu munsi turi mu ntara y'Uburengerazuba na karere ka Rubavu umujyi wa Gisenyi. Murabizi ko hava impano kabisa zityaye cyane cyane abahanzi murabizi hari benshi bahakomoka ntavuza amazina. Uyu munsi rero nanone ku Mwana TV tugize andi mahirwe akomeye cyane. Turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi. Ni icyogere mu nkuba gituza cy'umunihira. Murakoze cyane. Ari kumwe n'abana beza b'uruhanga ruhanganye ubuhanga kubareba no kurarama. Harimo bamutemba shyushyu bamutereka amata. Harimo n'abasore bagenda bagimbuka ibituza by'umunihira. Abo nibo tugiye kwakira ku Mwana TV. Ndabizi ko muraza kuryoherwa muraza no kumenya impamvu turi kumwe nabo. Reka kwanza tubanze tukwakire ibindi biraza nyuma. Okay, murakoze. Amazina yanjye bayita TJ, nkaba ndo umuhanzi ibisanzwe nyine nkaba nigisha no kubyina iri tsinda rya Durable Dance. Tukaba dukorera mu kigo cy'abafreri. Okay, yes. Murumva ayo mashyi kuntu presentation yikoze. Aha, mumeze neza. Tumeze fresh cyane. Murashima Imana cyane rwose nkuko uri kutubona. Kabisa amaraso yanyu abaryoshye cyane abaryoshye nta muze habe namo. Hejuru. Ni sawa ariko. Sawa cyane. Okay, noneho ndagira ngo dutangire twanzike nyirizina tubwire abakunzi b'Umwana TV. Tubasanze hano nyine nkuko ubivuze turi hejuru ya santere yitwa Nyakiriba za Mahoko hano. Ku musozi mwiza ngira ngo bari kureba hano ku Mwana TV. Cyane rwose. Ngize gutya nambutse mu modoka. Bana amashusho meza y'urwererana abana babikoza hirya bikoza hino nawe ahantu hari ibanga. Niko kazi. Okay. Noneho ndagira ngo rero ubwire abakunzi b'Umwana TV cyane cyane usasire uhere ibi bintu byo kubyinisha abana cyane cyane mu mpano zigezweho. Turabizi neza ko hirya no hino abahanzi bakomeye iyo bariho bategura ibihangano byabo bakenera abana babyina nk'uko nguko. Ndabona wowe ejo rwose nta kibazo bazajya baza hano ku mazi bahite bagushaka. Cyane rwose jana kurindi. Ngira ngo gahunda yaratangiye ahubwo. Yaratangiye. Anzika rero tubwire uko byatangiye noneho tubwire nuko bagiye baza n'imbogamizi byose uraza kubitubwira. Okay, no kuvuga ngo nyine iri nitsinda ryabayeho nyine bigoranye. Nyine nagize igitekerezo kubera ko nahoze mbyina mbere. Yego. Yanze kuvuga ngo nyine ngize imbogamizi nza kubivamo nyuma yaho ndongera numva mbikumbuye numva nabikora ubwo nabikoreraga ahantu nyine nza kugira abana banjoyininga nyine bansaba kubigisha. Mbitangirira aho ngaho mbonye bafite tala ndabikurikirana niyo mpamvu abonye bari kugenda bavamo nyine
abantu bakaza ariko nyine tu anytime ntago imbogamizi ntago zibura nkuko natangiye nakubwiye ko ari igihe cyageze nyine nkabikansoringa ku mpamvu z'amakomenti amwe namwe nyine urabizariga abantu bajudging ibintu bakajudging ibintu ukuntu bitari bakaguca intege bakaguca intege ariko nyine naje kubona yuko nyine tu ninjya hasi nzaba nujuje ibyifuzo byaba ariko ibyanjye ntago nzaba mbyifuje ntago nzaba mbigezeho nyine tu ndavuga reka nze kuritanenga kuko hari n'abakora umwuga nk'uwanjye bamaze kugira icyo bageraho kandi bigaragarira benshi ndavuga ati wanjye ntabikora nkabo nyine mbese nkagira nk'ibyo nabo bafite that's why nyine nahise mvuga ati reka nongere gukora irindi tsinda nyine ndebe ko twazamuka tukagera ahantu tugera ubu tukiri hano iri tsinda rifite izina cyangwa ni itsinda gusa gutyo dufite izina ni Durable Dance batwita Durable Dance ku YouTube channel turari n'ahantu henshi tugenda dukora ibitaramo yego hanyuma tukiri hano rero urabitangiye izo mbogamizi zizamo nimba atari ibanga abantu bagucaga intege babaga bibanda ku biki ni ukuvuga ngo abantu benshi iyo bumvise kubyina bahita bumva yuko nyine tu ari ibintu ngo umukobwa yagiye kuba indaya ngo niba umukobwa yabyina agiye kuba indaya niba umuhungu abyina ubwo yagiye kunywa itabi cyangwa se urumogi nk'uko uziko n'abahanzi ishusho y'abahanzi yabanje kugera look mbi mu Rwanda ubu ngubu social media zitangiye gupesha amafaranga nibwo abantu batangiye kubyiyumvamo nibwo nyine tu nanjye icyo gihe byagiye biba bakagenda bajudginga nyine ibyo bintu nza kuzana gahunda yo kugira ngo niba hari abana benshi dukorana biga noneho nyine bajye bafa ku ishuri tubafashe no kubasobanurira amasomo kugira ababyeyi babo babahereza uruhusa kuko nge narize nagize amahirwe yo kwiga nyine noneho nyuma yabyo then dukomeza ibintu byo kubyina nyine mu buryo bwo kuruhura mu mutwe gukora siporo no gushakiramo amafaranga nyine tu nuko nguko nyine tubikora ni ukuvuga ngo kugira ngo bataguca intege waremewe uravuga uti jyewe reka mba umwarimu udahembwa nta gihembo mbikora nta gihembo ariko nabo bakankundira bakazana imbaraga n'umurava tugashyira hamwe nyine kugira ngo barebe ko imbaraga kuri njye zaboneka tugakorera hamwe kugeza ubu iyi timu yose kuko nta n'umwe ndi buze kubaza ahubwo muri komenti baze kubibaza bose barabyiyumvamo cyane rwose 100%. ababyeyi noneho bageze kuyiherevo ababyeyi nyine urabona nk'aba bana bakiri batoya yego hari ibintu byinshi bimwe na bimwe tugenda dukenera nk'ubu dufite twagize amahirwe yo kugura kamera tugura imashini tugura channel hari n'ibindi tuba tugenda tugura nyine tugira na konte yacu tugenda dusevingaho ibintu no kuvuga ngo twihaye intego buri ku cyumweru hari ikintu umwana asabwa kugira kijye kijya kuri konte niba hari umuntu muri twahuye n'ikibazo tureka dukora muri case tujye kumusura ubwo rero abana bari hano batoya cyane nyine badashobora kwibonera ayo mafaranga ababyeyi barabasapotinga kuko hari abo bareberaho bakavuga ati uyu mwana ari kubikora umunsi ari kugerageza hari igihe nyine tu imbere bizagira ikintu bigira ute bibyara cyangwa se mu buryo bwo kugira ave ku ishuri ajye kuzerera cyagira hande hanajya bidafite 12 yaba agiye guhugira mu kiriya kintu akunda nk'uko abandi bakina umupira n'ibindi ibintu byiza cyane binshimishije kabisa ndiho ndagenda mbyumva kuko iyi ni televiziyo Umwana TV kandi dukunda impano z'abana ndabizi neza ko ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda hari benshi bajya bamfrowinga bashobora no kuzaza bakagusura kugira ngo koko iyi nganzo y'aba bana kubyina bakabyina neza bakajya bakorera ibyamamare bihari kandi bifite umuziki ufite ireme barahari ni benshi ariko noneho nkuko wagiye uvuga ku mbogamizi ndetse ukavuga ko ubu ngubu kugira ngo ugende uzikemura hari ibyo wemeye urigomwa uyu munsi none uri kubona icyerekezo ari ikihe nyirizina uvuga uti noneho ndabona biriho bigenda bigana heza bibyara amavuta nyine urabona ikintu cya mbere niba nyine wenda nk'umunyamakuru wo kuri Umwana TV nyine yabashije kutubona turi mu gikorwa cya shooting nyine wenda ugahita uduhereza na interview ni ukuvuga ngo ibyo biri mu bintu biturema icyizere niyo tugiye mu gitaramo ahantu bakagira ikintu baduhereza yego tena umwana akagira ikintu acyora cyangwa se abona ku giti cye nabwo bitwongerera iki motivation nyine tu byano kuvuga ngo gahunda dufite no kugira ngo tuzamure channel urabizi ko bucano zisigaye zihemba abantu noneho twagure dushaka kuntu twakomunika n'abahanzi dukoresheje imbuga nkoranyambaga dore ko twagira icyo tubona impamvu nemeye kuba navuga ngo even diplome nabanyishyize hariya ariko umuziki nyine tu ukagera indi sura noneho babandi bavuga ngo ahabyina abantu batize b'inzererezi n'ibiki bakabona ko haba habayemo kwibeshya nyine tu indirimbo mubyina nazo zigarukeho ni izanyu cyangwa mukoresha iz'abandi uvuga ngo as I said muri introduction navuze ko ndi umuhanzi nyine yego hari izo babyina zanjye hari
sorry, hari izo tubyina zanjye Yego. nyikuramo kuko nanjye ndimo, hari n'izo tubyina z'abandi bahanzi mu buryo bwo kugira ngo barebe koko dushoboye, Yego. babe nyine batwattractinga, nyine tujye kuba twakorana nabo kugira ngo batwishyure ayo mafaranga nyine tubyina muri rusange na traditionnel turayibasha, comedian turakina byose nyine Okay. Aha. Reka ngende satira ibibazo bikeya mbigabanye ahubwo ugira utwuza kwivugira ntavuze. Reka turebe noneho hari ikintu wigeze kuvuga ngo ababyeyi bajya bafata abana babo iyo batangiye kubyina bakabafata nkaho bagiye kuzana uburara. Wagiye ubitangaho ingero ku muhungu n'umukobwa. Tunabigaruke hano, ndabizi neza ko abana b'abakobwa bageze mu myaka nk'iyaba ngaba n'ubundi bakunda kugenda bagira ibibazo. Cyane cyane bijyanye no guterwa inda, gukurwa mu mashuri n'ibindi. Ndagira ngo uhera imyigire yabo uyu munsi, wavuze ko hari abufasha muri etide n'ibindi, ariko noneho babihuza gute nyirizina? Cyane ko n'ubu ngubu ishuri riratangiye, babihuza gute? Nuvuga ngo nyine iyo mwana yiga mu minsi yo kwiga aragenda akajya ku ishuri, noneho muri weekend kwa gatandatu no ku cyumweru akaba ari bwaza akatubwira ati mu masomo wenda twize hari ibyo twahuye nabyo bikomeye gutya na gutya, umuntu akaba yareba ukuntu yamufasha nyine kuba yamusobanurira kuri ibyo bintu, ariko bidakuyeho yuko no ku munsi w'amanota tujya tureba indangamanota zabo kugira turebe niba nyine mbere yari imbere akaba yasubiye inyuma, tumenye niba kubyina byamurangaje cyangwa se bitewe n'igitsure twamurebye mu kubyina akaba atinya kubihomba ko byatumije yiprovinga, noneho akaba yazana amanota meza. Noneho ndashaka rero mbwira iyo bavuye hano uburyo bwa security mu rugo, kuko hari igihe umukobwa hano iyo abyina gutya, dufata urugero noneho nimba televiziyo yaje ubu yabaye umusitari ku ruhande rumwe, arushobora kumubona ku muhanda cyangwa ejo akazamubona kuri televiziyo ati agatangira ahindura ingendo, nabyo birashoboka ku bana b'abakobwa. Iyo security yo kuvaho mukorera repetition no kugera mu rugo byo ubikurikirana gute? No kuvuga ngo ni nacyo nshima nyine, kandi nshimira n'ababyeyi babo wenda tugira uburyo bwa communication no mu rugo. Yego. Wango iyo umwana avuye no mu rugo aje mu myitozo hari imirimo atatunganyije mu rugo, tugira ukuntu tubikurikirana, noneho tukaba twamuhana kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazazamo imyifatire itari myiza. Tukabarekurira ikindi ku gihe kugira ngo mbere ya saa sita babanze bakora imirimo yo mu rugo, noneho na nimugora turi gutaha batahe kare kugira baze kubona uko bakora imirimo yo mu rugo. Ngo dukominikana na famille zabo cyane. Nakaje. Bega byiza we bakunzi b'Umwana TV, nababwiye ko turi Igisenyi, benshi murahakunda cyane cyane abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Reka ariko mbanze nkubwire ko igihugu cyacu cyashyizeho Ejo Heza. Ejo Heza ni umushinga igihugu cyarawize neza, gisanga abanyarwanda mwizigamye byagenda neza, cyane cyane aho ushobora gufunguza konte y'umwana wawe ukamuteganyiriza kugira ngo ejo he hazagende neza cyane mu buryo bwose bwiza. Nimba rero utaragira konte muri Ejo Heza, igihugu cyacu cyatekereje kigashyiraho ngo uzigamire umwana wawe, tekereza ko hari ikintu cy'ingenzi waba waribagiwe, kumuteganyiriza amashuri, ukishyura minerevare ndetse ukamugaburira, ukamwambika, ukamukorera byinshi kandi byiza. Ni nako ukwiye no kugira konte ye ukayifunguza muri Ejo Heza bikagenda neza. Wakoresha irangamuntu yawe ariko ukabyuzuza kuri gahunda y'umwana wawe, ejo bikazagenda neza. Ntekereza ko no kuba bari kubyina gutya n'amagara mazima niyo tubifuriza hano ku Mwana TV, ndetse abana mwese aho muri mu bice bitandukanye namwe nibyo tubifuriza. Hanyuma reka tugende dusatira umusozo. Ubu ngubu ibijyanye nuko mugamije kuba mwabibyaza umusaruro, kuko twatangiye turebera hamwe tuvuga tuti hari abahanzi bakomeye bakenera ko indirimbo zabo zibamo imibyimba myiza ibyina neza y'abana. Uyu munsi hari aho wari wigeze wowe uvuga uti byaranatangiye, ni bande mumaze gukorana? Iryo ni ibanga ry'akazi ntabwo ndi bubivuge, ariko barahari abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga nyine tu wenda bajye ku mutsano yabo bareba baraza kusanga activities zirahari nyine tu. Yego. Okay. Noneho rero reka nanone twongere turebe nimba uyu munsi abana barimo hano uramutse utakaje umwe muri bo akabivamo, wabyitwaramo gute? Mu buryo bwo kudisigagiye mu rugo akabivamo akavuga ati genda bihagaritse
wabyitwaramo gute? Okay, akenshi bibaho gusa nyine tubiramutse bibaye urasanga umwana nyine ukamubaza icyabimuteye, imbogamizi se yagize, wamara kumva nyine afite fact ifatika nyine nyine ukamureka akaba yagenda. Hari nibwo nyine hari ibyo biba biri kumubangamiraho nyine wenda cyangwa se ku babyeyi batarabyakira neza bikaba byatuma agenda. Hari n'igero bidusaba ko tujya mu rugo tukaganiriza ababyeyi, babyemera umwana akagaruka, babyanga tena umwana twatumuretse mu rugo, cyakora tukamushishikariza kwitwararika mu rugo kugira ribe ko bazamwemerera kugira ute kugaruka, kuko biragorana iyo umwana yabigezemo kugira ngo adusige agende, biragorana cyane. Bajya bavuga ko kuyobora abana ari ibintu bigora cyane cyane, hari aho bakurisha umutwe bakongera bakakurisha umutwe bakongera bakakurisha umutwe. Ukorana nabo gute? Ntawe ubwira ukabona ahise ahindura isura nawe ugahita ucika intege. Ikintu cya mbere barabizi, ikintu cya mbere bakora kuko hari nabo nigisha basumba abangabo, yego banansumba Edayeri nanjye. Ikintu cya mbere nkora ni discipline nigisha. Yego, noneho niba umuntu aje ari umusore kundusha wenda yagira ikosa akora, nkaba namushyira hasi nkamucisha agakoni, nuvuga ngo nyine igihe nshyizeho condition nkambwa ati biragenda gutya, bimeze gutya muri club, arakurikirana nyine tukurya ibintu by'agasuzuguro. Akenshi ntago usanga biri ahantu turi gukorera, ni nayo mpamvu wenda wagiye ubona batuje nyine gutya, nta bintu by'akavuyo, nta kajagari. Ikintu cya mbere twiga ni discipline mbere y'ibindi byose. Naringiye kubabara ariko ntawe ubara abantu n'amakosa. Aba barahagije cyangwa wumva bakwiriye kuba benshi bakuzura nk'iki kibuga turi? Bakwiye kuba benshi kandi turi na benshi, kuko nta urumva nta muntu wanga ibiryo byinshi mu kigo. Ko batabihaye amashyi baza batabishimye, mubonye abandi mwababara. Ubonye abandi wakishima benshi cyane rwose, 100%. None wabigenza gute kugira ngo se baza ari benshi cyane? Nk'iki gice tubasanzemo mu by'ukuri ni igice gituwe cyane ku buryo bugaragara ko ari bake nyine, kandi igice murimo kikaba kirimo abana benshi. Ukoresha buryo ki kugira ngo se ngo dufite amatsinda cyangwa se ibyiciro, ntabwo turi hano twese. Kandi ikindi wenda icyo warumbwe cyo kugira ngo wenda abantu baza ari benshi, ni ukuvuga ngo niba umwana hari ukuntu yari asanzwe ataha saa moya mu rugo atabyina, yaza mu kubyina twe tukashyiraho akantu k'agatsura akajya ataha saa 12, yego, cyangwa saa 11 n'igice. Bituma wenda nyine mu rugo babona ko hari impinduka. Ariko ikindi kiruta byose cyagihagarare byose, ngiye ni icyizere cyanjye ku giti cyanjye kugira ngo abantu wenda babashe kunyibonamo nyine tu. Buryo umubyeyi namereza umwana atarafite amakenga cyangwa se ari gutekereza ngo niba ari umukobwa ngo buri muhungu ngo agiye kumukoresha ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo, akamumereza byizeye. Ese bamugani ako kantu rero buriya ukoze hasi unyibutse ibuye. Harimo abana b'abakobwa babiri nabasirimo Igisenyi ndabazi iherena ryagezeho. Urabona ko nura mukobwa kubita akantu kitwa coupe. None utwo tuntu twose hari igihe ashobora kugira gutya wenda ku ruhande, gahunda ku ruhande igakorwa na rubanda. Noneho ukaba rimwe na rimwe ushobora wowe kuba ushobora kuba sindiyo. None ubundi ibyo bintu byo mu bihuza mute? Ni ukuvuga ngo abakobwa ikibazo nabajije mwacyumvise. Ubigenza ute? Ni ukuvuga ngo ngewe icyo kibazo nyine ukuntu kiba kimeze, kandi akenshi binabaho kubera n'imyaka nyine wenda bagezemo, biraba kuba bafite abantu hirya no hino nyine wenda bakominika nabo. Gusa twewe ntago twigisha kubyina byonyine gusa, harimo kwigisha ingaruka z'ibiyobyabwenge cyangwa se kwishora mu bindi bintu, ukamwumvisha uburyo ki wenda najya muri ibi nibi agatwara inda yari umunyeshuri, ubuzima bwe burangiye, biri bumubuza amahirwe menshi imbere nyine tu. Kandi burya nta mukobwa uba udashaka kiwe nyine iwabo mu rugo hazagera imodoka baje gufata irembo cyangwa ibiki. Ubwo babwira ibyiza byinshi muri ibyo ngibyo, akabyina kitwararika kugira ngo kubyina muri rusange bigira isura nziza, bitandukanye na bya bindi babita wenda ngo ni indaya n'ibiki hanze muri society. Duhere ababyeyi message ugere n'icyo basaba, uze no gusoreza ku bahanzi abagukeneye muri rusange, uhitubaha adresse yawe yose. No kuvuga ngo nyine ngiye ndi gusoza, reka nshimira ababyeyi nyine babasha gufasha cyangwa se gushyigikira abana mu mpano zabo, nk'aba babohereje bose n'abandi babohereza mu gukina imipira n'ibindi. Ahubwo nsaba ababyeyi noneho babyibura umubyeyi tarafasha cyangwa se taratangira gushyigikira umwana mu mpano ye n'icyo ashoboye, kabisa ari guhemuka. Noneho wenda wamgiye gusaba n'icyifuzo yangira ngo nabikoze, ahubwo nyine wenda
about address niho naringeze kubijyanye na address nyine no kuvuga ngo dufite channel nyine yitwa Durable Dance nkuko nabivuze yego ku ma Facebook tubaho ariko dukorera mu kigo cy'abafrere in general kandi hari na nimero cyabashaka na nimero umuntu ashobora kuyibahereza wayirambikaho hari n'umuntu waguhamagara akavuga ati nanjye ndashaka umwana wanjye azamo hano cyane bijya binaba yego kuvuga ngo ni nimero ni 078 79 22 2 7 ya nimero niyo ngiyo haramutse hari umuntu ushatse nyine tuyimikoranire hagati yacu nawe ari road nta kibazo kabisa abahanzi bashaka kubaha abana bo kubyina mu ndirimbo ngo turabikora akadusaba umubare w'abahanzi nyine nabo kandi bakomeze nyine kubera ko iyo dukoze nka video nk'izi ngizi tukazishyira ku mbuga hari igihe umuhanzi ayibona yayikunda akajya muri comment akandika cyangwa abashyizeho nk'akanimero agahita yifata agahita guhamagara ahubwo bakomeze nyine badushyigikire kuko nabo barashyigikiwe kugira batera imbere nyine babe ibyamamare badufashe nyine natwe tugaragaza ibyo dushoboye nyine abashoboye kubyina bigaragare niba hari n'ibindi dushoboye bigaragare uyu mwana atumye mubaza ikibazo kuko kuri televiziyo ndabona yagaragaye egera oya ndavuga mwegere gatoya uyu nguyu nakwegere ko wari wunamye bigenze bite umugongo waje warwaye umugongo gute byagenze bite kubera guhagarara cyane okay nukuvuga ngo ushobora kubyina ariko guhagarara cyane ntabwo bizamo ntabwo bikunda byobyo ariko kubyina ndabikunda neza nuwazana icyuma akavuga ati jewe ngiye gukozaho iraso rize wavuga uti nushaka ukozeho ngiye nzabyina tu okay sawa nibyo nanjye guhagarara ntabwo mbikunda kandi mwihangane sinjya ngora abana ubutaha ninjya nkora ikiganiro nzajya menya nimba ukunda guhagarara cyangwa utabikunda eka dupozinge gato hari imodoka iduciyeho urusaku rubanze ruvemo okay ndumva adresse wamaze kuzitanga ikindi kandi wavuze kuba mu kigo cy'abafrere buriya rero hari igihe utuma nkubaza utundi tubazo nubwo ikiganiro cyasaga naho kirangiye abafrere mukorana mute uvuga ngo abafrere n'ibisanzwe nyine bakunda gufasha urubyiruko kandi noneho abafrere niba ubundi umuntu uvuga ngo akorera Imana cyane wihaye Imana yego ntago usibye ibintu abantu bishyiramo ntago yakagira icyo areba icyo umuntu ashoboye ngo agire ute ngo amujudginge nyine bo babonye nyine ko ari byo dushoboye babonye ko nyine kubyina ntacyo bitwaye kandi nyine tu ari umwuga ugira ahantu ugera kuko nabo bakurikirana ama social media baravuga ati twabahereza sare niba hari n'igihe mudukeneye tukareba ko twabasupportinga bagira n'ibibuga by'umupira abana baza kwakinira umupira ndetse n'ibintu by'amakarate bafasha urubyiruko cyane reka rero mbashimire ariko cyane ngushimire wowe wavugiye ku icumu ryawe wanabavugiye ndabashimiye tubashimire cyane n'ukuri kandi tubabwira ngo ibyo mukora ntimucike intege murakoze cyane ejo hanyu hazaba heza muzaba ibyamamare ubutaha niza uzampa uburenganzira mvugane nabo numva amajwi yabo tumenye nimba abo bahungu bazi no kwivuga tumenye umukobwa nimba yaririmba nka Kararisa Karasira bari abakecuru bakayirebwa yego tubashimire cyane kandi n'ukuri tubabwira ngo ibyo mukora twebwe Umwana TV turabashyigikiye ndatekereza ko ibitangazamakuru bitandukanye nimuzi Rubavu nimuhamagariye nimero nimumanuke rwose mudakoze interview n'aba bana bigende neza reka tubashimire kandi tubabwira ngo hejuru niho dushaka ko mugera cyane rwose turabashimiye cyane sava namwe bakunzi b'Umwana TV tubashimire cyane ku ruhare rwanyu n'umwanya muduhaye muri kino kiganiro cyiza aho twariho tuganira n'umuyobozi w'aba bana babyina kandi babyina neza bigezweho ibyubu byo bita ibyubu bigezweho generation ikora ibyiza kandi mukabishimaho mwicaye mu rugo mukareba ukuntu babyina mu buryo bwose butandukanye atubwiye byinshi uko babitangiye atubwiye imbogamizi yagize atubwiye naho ubu ngubu bigeze ndetse aranavuze ati ntekereza ko twifuza no kubyagura yatanze adresse ye yose haba kuri Facebook haba kuri YouTube nimero ya telefone nakarusho wamuhamagara abahanzi mwese nta kibazo ndetse n'abashaka ko mutaramirwa mu birori bisanzwe
yego reka mbashimire rero kandi mbifuriza amagara mazima no gutunga mugatunganirwa. Ngewe nitwa Emmanuel Kanani narindi i Rubavu mu karere ka Rubavu ni umujyi wa Gisenyi. Bifurize amagara mazima nibyo mbifurije. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Iragahorana nawe.